akamugashire hariya. This one put Hari there. ubukwe bw'icyubahiro bumanutse. There is a wedding of honor that is coming to Umva you. ikintu kigutunguye. Here was surprise you. Papa Sava ni uzaba umugabo wawe. Professor. Wavuze ngo haleluya cha. Wavuze ngo amina gatoya. Papa Sava will be your husband. Ibi ndabiguhanuriye. I prophesy to Bazamenya ko you. hari umuhanuzi They will Kigali. know there is a prophet in Kigali. Mbere na mbere ndagushimiye ko ufunguye ino video nguhaye ikaze kuri ishene ya Mera Rwanda. Tubagezaho amateka y'ibyamamare, ibyegeranyo bicukumbuye ndetse n'amakuru agezweho. Njyewe uri kumva aka kanya nitwa Penuel Muvandimwe. Icyo usabwa no kureba ino video ikarangira. Niba ari ubwa mbere ugeze aha kandi kora subscribe. Umugore ukina muri filime ya Papa Sava niwe tugiye kugarukaho uyu munsi. Iyi nkuru ushobora kuba warayumvise cyangwa ukaba warayisomye mu kinyamakuru runaka. Mu minsi yashize uyu mugore witwa Mama Sava muri filime ya Papa Sava yahanuriwe ko agiye gukora ubukwe na Papa Sava. Ese ubuhanuzi bwaba ari impamo? Ese nawe wemera ubuhanuzi? Niba ubwizera se wemera ko yakoreshejwe na Mwuka Wera? Reka ushire amatsiko muri iki kiganiro nicyo tubereyeho. Hafi ya mwese mumuzi ku izina rya Mama Sava muri filime ya Papa Sava kuko ariyo filime yamenyekanyemo cyane. Arubatse, afite umugabo n'abana babiri. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Umunyana Lisa yavutse tariki ya 16 Ukwakira mu 1996. Mama Sava yavukiye mu mujyi wa Kigali, akarere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi. Yinjiye mu ruganda rwa sinema hari mu mwaka wa 2017 ubwo yakinaga muri filime y'uruhererekanye yamenyekanye cyane ya Seburikoko. Ku myaka 17 gusaba ubwo yari muri 2013 nibwo yibarutse imfura ye. Ni umwana yabyaranye n'Umunyakenya bari barahuriye mu rusengero ku Gisozi. Nyuma y'igihe yamuteye inda yahise aburirwa irengero asubira iwabo muri Kenya. Uyu munsi singiye kuvuga ku mateka ye ahubwo ngiye kubabwirira inkuru iri kumuvugwaho, inkuru iri gucicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Iyo nkuru nta yindi ni ubuhanuzi bwahanuriwe bwo gushakana na Papa Sava usanzwe ari boss we muri filime zitandukanye. Nyamara Mama Sava ubwo buhanuza butera urwatsi, avuga ko atari ijwi ry'Imana ahubwo ari ubutubuzi. Ese koko ni ubutubuzi? Mbere yuko nkomeza iyi nkuru reka mbanze nkubaze, ese wowe ubyumva ute? Ese ubuhanuzi ubwizereramo? Niba ubwemera se guhanurirwa ubukwe kandi utarakora divorce n'umwashakanye birashoboka? Nimba bishoboka se uwo yaba ari Umwuka Wera cyangwa yaba ari ubutubuzi? Mwe muri kureba ino video mufite kwizera gutandukanye. Singiye guca urubanza cyangwa ngo mpagarare ku ruhande rumwe runaka, ariko nyuma y'iyi video muze kujya muri comment muvuga uko mubyumva. Reka dukomeze n'inkuru yacu. Mu minsi ishize nibwo hagiye hanze amashusho y'umupasiteri ahanurira Mama Sava ko agiye gukora ubukwe na Papa Sava. Mama Sava avuze ko byose byabaye mu mpera z'umwaka ushize ubwo yajyaga gusengera mu rusengero rw'uwo mupasiteri Kanombe. Yagize ati, hariya ni Kanombe mu rusengero ntibuka, ntabwo nsanzwe mpasengera, nari naratumiwe n'inshuti zanjye, njye yari ubwa mbere. Uriya ntabwo ari Umwuka Wera rwose. Mama Sava yavuze ko ubwo yatangiraga kumva ubuhanuzi bw'uwo mupasiteri nta kibazo cyari kiberemo. Icyakora ahamya ko yatunguwe no kumva hagiyemo ibya Papa Sava. Yagize ati, avuze ibya Papa Sava nasubiye inyuma kuko nagize ikibazo ko ayo mashusho yazajya hanze. Nsaba abadiyakoni ko bamusaba kureka gukomeza kuvuga ibyo bintu. Icyakora mbona ko ntacyo bibabwiye. Yakomeje agira ati, amaze kuvuga ibya Papa Sava byaranze. Ibyavuze nyuma nari nsigaye ntari kubyumva, ahubwo nsigaye ntegereje ko arangiza gusenga kugira ngo mbasabe ko babikura kuri YouTube. Ibintu nasubije nyuma yo kuvuga iryo zina mu bibare nkaho atari njyewe. Mama Sava ahamya ko yakomeje gusaba ko bakura amashusho y'ubuhanuzi kuri YouTube, ariko bo bamubera ibamba kugeza ubwo pasiteri yamuhamagaye amwumvisha ko yamufashije kuzuza abakurikira ishene ye. Ku rundi ruhande Mama Sava yahishuye ko ubwo buhanuzi bwababaje cyane bikomeye Papa Sava ku rwego rw'uko byanashobokaga ko yamwirukana muri filime.
Yagize ati Papa Sava yarandakariye kandi rwose nibyo siniteguye kuvuga uko twaganiriye nyuma yabyo icyo mwamenya nuko yarakaye. Nshuti zacu rero mwarimo dukurikiye ni naha ducumbikiye inkuru y'uyu munsi nkuko nabibabwiye mbere munyure muri comment mutanga igitekerezo cyanyu kuri ubu buhanuzi. Jye mwumvaga nari muvandimwe Penuel. Hari igitekerezo cyifuzo cyangwa inyunganizi cyangwa ubundi bufasha ubwo ari bwo bwose ushobora kuduhamagara kuri izo nimero ziri muri screen yawe cyangwa ukandika muri comment. Imana ibarinde tuzongere guhura amatavuna imitozo.